kugira ngo ujye wambara neza. Abazimu we ukaririmba wambaye zeri. Umugabo yambwiye ati dore ba bana uzira wambaye agasunga bakita mu iki papa, agafunga musuzi, kandi ubonye ukuntu afataga mikoro burya umuririmba marayika arimo kuguha zero. Afite impano araririmba ariko yambaye agafunga ki musuzi. ariko bare yagiteze kababwire, ariko ibaze ufite impano uzi kuririmba, ubwo ngo ni marayika bivugaga ngo afite impano ngo azi kuririmba, ahogoza neza, arafashwa, ngo ariko yambaye iki, gafunga misuzi. None uyu muhungu yahagaze aramureba, guys usubize nyumurebe, yamurebye gutya mbese yumiwe. Ngo marayika ngo arangije ngo aravuga ngo wambaye, ngo uzi kuririmba, ngo ufite impano, ariko wambaye iki, gafunga misuzi. Shagiye rero ngubwira ibintu by'abarokore mana, kambabwire abarokore baraducumuza. Abarokore batumye twanga kujya gusenga. Abarokore batumye dutinya kujya mu byumba by'amasengesho. Uzi yuko kubera ko ukuntu baca imanza barakabya cyane. None se reba nk'uyu mugore, uyu muhungu arimo arabwira ngo yambaye agafunga misuzi. Uzi ko ushobora gusanga uyu musore iyi pantaro yambaye nimba mwitegereje nta nubwo iramukwira neza. Kamera mbabarire wongeye ushyiremo gutya ku maguru urebe, iyi pantaro ntimukwira neza. Urabona ko nyine pe ni gafunga musuzi, nyine ni gatoya karamusize. Ushobora gusanga ariko keza konyine afite, kujya ushobora gusanga ari nako ku cyumweru ahora yambaye. Ariko uyu mugore arangije aramureba, aracumura koko mu mutima. Urebe ukuntu abantu turushye ko n'imitwaro tutikoreye. Aracumura mu mutima, aramureba, aracumura. Ati kuko yambaye gafunga musuzi ntago marayika arimo aramuha amanota nk'ayakwiriye kumuha. Mana y'isi n'ijuru. Guys, icyambere si umutima uciye bugufi, umutima umenetse. None se ubundi ko umuntu ashobora kujya mu nzu y'Imana yambaye ubusa buri, nta myenda afite, nta mwenda yambaye, Imana se ntago yamwumva? Mana yanjye, abarokore batumye twanga kujya mu nsengero. Abarokore batumye twumva yuko mu rusengero atari ahantu ho kubohokera, atari ahantu ho kwishyira ukizana ngo wisange uze uganire n'Imana yawe. Kandi ni ukuri ngo aha babiri bateraniye Imana irabasanga. Ariko reka nkubwire, nk'uyu muntu, nk'uyu musore, uri umukristo, ni uko uyu musore aririmba muri korali, uri nk'umukristo wagaruka gusengera hano? Ega bazimu we. Nana ukuntu yamwitegereje, ariko Mana yanjye ukuntu yamwitegereje, ngo birasaba iki kugira ngo ujye wambara neza? Ega bazimu we, ngo wambaye gafunga misuzi, ngo uzi kuririmba, ngo ariko ngo waririmbaga marayika aguha zero. Can you imagine? We ninde wo guca imanza ko buri wese n'Imana ye arigomba noneho reka mbabwire, uzi yuko nk'umuntu w'umubyeyi, ubundi mujye mureka tunajijuke mu bintu byose dukora. Numvishe banabyigisha aba bantu buzura umwuka ngo bige gukoresha impano zabo neza, kubera yuko izi mpano zabo, izi mpano zabo rimwe na rimwe zibangamira abantu. Hari amasomo kera nkikunda kuba mu nzu y'Imana, najyaga nkurikirana barimo barigisha abahanuzi uburyo bagomba gukontorora impano zabo. Nimba ugiye guhanura umuntu, Imana iramukweretse, wimuhanurira ku karubanda, kubera ko numuhanurira ku karubanda kandi wenda hari ubuhanuzi buba buteye isoni nko kurondora umuntu, ari ibyiza wabivugira ku karubanda. Ariko icyo gihe bigishaga bavuga yuko ugomba guhamagara umuntu ukamwegera nk'uko ari ibyanyu babiri, ni wowe Imana yanyujijeho message ye, ukamwegera ukamuganiriza. Nimba yaje yambaye nabi, bimuganirize, nta wundi muntu byumvisha. Nk'uyu mugore rero yagakwiriye gufata uyu mwana w'umuhungu
akamujyana hanze ku ruhande, akanamuganiriza, akabanza akamubaza ese nta yindi pantaro ufite ku buryo uzana akantu kagufashe gutya hafi guturitsa umwenda imbere y'abantu kandi uri ku ruhimbi. Ushobora gusanga ni ukuri ariko kenda afite konyine. None se ubukambabazi tuvuge yuko niba wenda nifitiye akameni kanjye, ndakennye, nabuze amafaranga yo kugura imyenda, ariko mfite konyine, bizambuze kuza imbere y'Imana koko? Kandi ubundi buri muntu yakabaye yisanga imbere y'Imana, akaza akaganira n'Imana. Ariko reka mbabwire, mperutse kujya mu rusengero rwari rw'abarokore. Ndinjira, ubwo ariko nari nafashe udusatsi nyine natuziritse ukuntu, natuziritse ubona nyine nagerageje kwambara neza kugira ngo ntagira abantu ncumuza, kuko buriya hari igihe abantu bacumuzwa n'abandi, murabizi pe. Ndagenda ndinjira mu rusengero, guys, nkinjira gutya nahindukiye gutya mbona amaso y'abantu bose ameze gutya, ku ruhande rwo hirya bameze gutya, baratangira barongorerana, baratangira barajujura. Numva birancanze. Noneho kabatere story, nabanje kugira ngo nitashije kuko hari igihe abantu bakureba bakagusotora bakavuga wareba ukuntu bakwitayeho, ewana babaye focus kuri wowe, kavuga utano harimo ikibazo gikomeye cyane. Naragiye ndicara mu ntebe ariko mbora amahoro, nahindukira gutya nkabona abakobwa babandi b'utunatirere nyine tuba duconze gutya, nyine utunatirere tw'abarokore muratuzi, abandi n'udutambaro bameze gutya, kandi ubwo imbere pasiteri arimo arigisha, barimo baravuga. Ndabyibuka haciyemo umwanya mbona ko abantu batakinyitayeho, iruhande rwanjye hari hicaye umumama. Ndamubwira nti mama, ngiye guhaguruka gatoya undebere niba ntitashije. Ariko ubwo uruvanye nabyo narabyikekaga, ariko nari nkibura iminsi pe, nari nkibura iminsi nkigera kuri 3-4, ariko ndavuga nti ntago abantu baba barimo baransotora gutya ku busa. Ndahaguruka ndijijisha, nigira gutya nyine, arandebera arambwira ati reka nta kibazo ufite. Arambwira ati se wari ubiketse? Ndambwira nti hoya, nuko nabonaga abantu barimo barandeba cyane, nanagize ngo nitashije. Arangije arambwira ngo nese ngo abarokore ntubazi, ngo ubu nyine ngo bari kubona ngo uri karashika yaje mu rusengero. Noneho wumva mama nawe ukuntu yambwiye, ndavuga nti ariko koko nanjye nitegereje mu rusengero, mbona nta wundi muntu waje wisize agafondote, wisize akarabero, mbona nyine ni ba bantu nyine badakozwe ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati buriya nyine bari kubona ari nk'igini ryinjiye, buriya bari kubona ari nk'akarashika yinjiye mu rusengero, niyo mpamvu nari niyambariye ikanzu inyegereye pesi, yari inyegereye. Ati noneho nk'iyo kanzu wambaye ngo igaragaza imiterere, ariko ni ukuri ntabwo ari inyegereye cyane bikabije, ariko wumve ngo yari ikanzu ndende igera ku birenge, itari gapira, ku buryo naricaye nanjye mbura amahoro pe, numva ndabangamiwe, nkabona abantu bose barimo barandeba. Noneho si bageze mu kubwira abantu ngo baze bihane, ni umuntu wari umaze kwigisha ijambo ry'Imana w'umumama, ari guhamagara abantu ngo muze mwihane. Nkabona arimo arandeba, uti nawe ngo akavuga ngo nawe uri kumva mu mutima ngo icyaha kigufata ariko ugakomeza kwinangira ngo haguruka. Nkabona arimo arandeba ngo wikinangira, ngo wikifata, haguruka ngo ari imbere y'Imana. Akandeba gutya nka gutya turi kureba, nka gutya ngo wikifata, haguruka. Ku buryo nanjye ubwanjye yarandebye, nanjye ndamureba, numvaga mu mutima wanjye neze nta kibazo mfite. Buriya kandi umuntu ntakanagushyiraho pressure yo kwihana, wowe ubwawe igihe wumva kuri tayari, igihe wumva ko umutima wawe umenetse uciye bugufi, ugomba kujya imbere y'Imana mukaganira ukihana. Ariko mwabantu, uwo mugore yarigishije uti niba uri umunyabwibone ngo ngwino wihane usenge Imana
nimba ari ngo ikubabarire ubwo bwibone, ngo kwirwa murara mu masaro ngo ngaho ngo mwakerewe kujya mu kazi ngo murasigisha inzara ngo murakoresha imisatsi. Shaka mbabwire, abarokore murakabya. Mukabya iki? Kwinjira mu buzima bw'abantu. Mukabya iki? Kumva yuko gusokoza agasatsi ka natirere, nkambara umwenda ufutse amaboko n'amaguru ari byo bigaragaza ko ndi umwere mu mutima wanjye. Tugomba kubaha Imana. Inzu y'Imana ni inzu ugomba kujyamo uciye bugufi kandi wambaye neza. Ariko nanone mumenye ngo nimba turi muri sama turi muri sama, niba turi muri winter turi muri winter, niba turi kuko ugasanga turi muri cya gihe cy'ubushyuhe, izuba riracanye rimeze nabi, 12:00 izuba ririmo riramena imbwa agahanga, ariko ugasanga nk'umuntu agiye gusenga yapfukiranye ingutiya yarengejeho iki, yarengejeho agatenge ngo inyuma yakubise igitambaro mu mutwe. Ni ukuri reka mbabwire, abarokore murakabya kandi ntabwo bikwiriye. Ni ukuri hari ibintu mutaho umwanya mutagakwiriye kuba mubitaho umwanya, ahubwo bikabacumuza. Nk'uyu mugore ni ukuri aha hantu yaracumuye, kuko uyu musore yajyanye imbere y'itorero akamusebya ngo hakubona gufashe mikoro wikaraga ngo yagira ngo yagira ngo ariko ngo wikaragaga marayika aguha 0 ngo kuko wambaye iki gafunga misuzi. None se uwo musuzi nimba bawufunze ni urafasha amashimwe cyangwa gutambira Imana kugira ngo bigende bigere ku Mana? Uwo musuzi bafunze ukeneye gutaha ku musuzi wawe urahuca. Cyareka babwire, abarokore murakabya kandi ni ukuri ntago ari byo. Mwatumye kubera ukuntu muca imanza, akuze kujya ahantu ufite umutima uciye bugufi, wumva ushaka kwisengera Imana, ariko ukabona abantu bose bari kukujajinga, bari kugucira urubanza, aho kugira ngo bakwakirane ubwuzu, ubanze unabisangemo. Nturanabisangamo nibwo ugitangira inzira z'agakiza. Batangira ubutaha nugaruka uzaze utudusatsi wadukogoshe, ututwara waduhanaguye, n'agafondote nyine uzisiga gakeya cyangwa wisiga agapuderi k'umwe. Monami, ibyo nta shaka mbabwire. Nese tuvuge yuko kuki isi y'umuntu ari mu nzu ashobora no guhagarara gutya yambaye ubusa buri agasenga Imana, Imana ikamwumva. Kandi none ikirenzeho, n'ubundi iyo mini wayambara ugacumura, iyo ngutiya wayambara ugacumura. Uza abarokore ubusambanyi bwabo babandi baba bagiye mu masengesho ya nijoro. Mvuze urusengero mwakumirwa. Hari abarokore nzi bajyaga bajya gusenga mu cyumba nijoro, byagira nka 6 za nijoro ukabona hari nk'abantu nk'abanga batakiri kubona, ukabona umuhungu n'umukobwa ntago bagihari, ariko wajya nk'inyuma kuri toilette kandi ngo baraye mu cyumba. Ni ukuri baraye mu cyumba. Niyo mpamvu rero abarokore ibintu byanyu byo gutuma twanga inzu y'Imana rwose mutubabarire. Mwe kutujajinga, mwe kuducira urubanza. Icyambere ni umutima umenetse, cyo wakoze byo hari igihe wenda umuntu ushobora kureba umuntu ukabona ko yakabije, icyo gihe kandi uramwegera, ntago umufata ngo umuteze abantu. Ikindi cya kabiri, ejo bundi nari kumwe n'umushuti wanjye, ariko uranjye mafite story koko. Uzi ko nta situation nimwe njye ngiramo ngo mbure umuntu. Wowe niyo situation. Nari kumwe n'umushuti wanjye, wowe n'abarokore nyine ni abadeperi. Noneho twari tuvuye ahantu mu kirori pe bisanzwe, dutashye hari nka 11:00 gutyo. Arangije ubona ariko yajagaraye mu mutwe, ubona ibintu byamucanze. Yitwa Sandra ndagusotoye. Nari ndamubaza nti Sandra, akumbona wabuze amahoro, ufite ikihe kibazo kudatega moto ngo utahe? Ngo mu rugo habayeyo amasengesho. Kuwa kabiri bagira icyumba cy'amasengesho, barimo barasengera mu rugo. Ndumva byambangamiye, kandi ningerayo barahita bansaba njye gusenga, kandi ninjyayo baratangira bandondore, bampimbire, bagire bate. Wumva gusenga ntacyo bimutwaye, ariko afite ubwoba ngo baratangira bamurondore, kandi mama na papa baraba bariyo, bandondora rero ko nasomanye na wa mutipe, ko naba nsebye, naho njye. Urumva ugasanga umuntu ari gutinya cya cyaha yakoze kera, bandondora se baza kundondora.
ugasanga ejo bundi wenda yaranacitswe, yasinze cyangwa se yaguye mu cyaha nyine tu arasambana. Ni ukuri ko Imana icyo cyaha cyonyine yakoze cyo gusambana kirakomeye, arashaka kukihana, arashaka kujya mu nzu y'Imana agaca bugufi, ariko afite ubwoba, ningerayo amagambo bakandondora imbere y'abantu sindaba nsebye. Rero barokore mu nkurikiye, ni ukuri aka kantu muzagahindure. Uretse nanjye ubivugiye, hari abantu benshi byabangamiye kurya umuntu aba yumva kujya gusenga. Ubundi akantu ko guca imanza ni ukuri pe, muzakareke. Nimba ubona umuntu hari ikintu wifuza kumubwira, umwegere umuganirize. Niba hari message Imana yaguhaye kuri uwo muntu, umwegere umuganirize. Ariko ibintu ugahita uhaguruka mu rusengero ati wowe muri iki cyumweru warasambanye, wabigize akamenyero, wagize gutya na gutya, byara wihane uce bugufi, kuko wamurondoye mu bantu ntari bugusuzugure. Niba azi yuko yanabikoze aragenda, ariko aragenda kuko umurondoye. Ikindi aragenda yikandagira kubera igisebo, agere hahandi imbere n'undi ntaraba ari. Wowe igisha ibyo wigisha. Nimba ufite message ku muntu, umwegere umubwire. We niyumva mu mutima we ari cyo gihe cyo guca bugufi, azaca bugufi asaba Imana imbabazi. Mwe gucira abantu imanza. Uyu mwana w'umuhungu yambabaje, nawe barangije bamutunga mikoro ngo marayika yanze kuguha amanota ngo kuko wambaye iki, ngo wambaye gafunga misuzi. Ariko mama sha guys, ibintu mvuze sibyo? Ni muze hano muri comment munyomozi. Ibintu mvuze sibyo? Abarokore barambwira nabi, barandeba nabi, ariko icyo nzi cyo nibyo. Namwe murabizi ko mukunda guca imanza, mugashaka ngo umuntu nimba aje mu rusengero rwanyu ari umushyitsi aje kubasura, aze yambaye nkamwe, kandi ni mushyashya wenda aturutse no mu bakatolike, nibwo aje kubasengera. Ubundi reka mbabwire, urabona iyo umuntu aje bwa mbere umuha ikaze, wamara kumuha ikaze, iyo mumwakiriye neza shana ukuri neje aragaruka. Ariko uzi ukuntu abantu dukunda kwitabwaho, uzi ukuntu abantu dukunda ahantu ubona baduhaye care, badufitiye sinavuga gute, badufitiye urukundo. Umuntu naza kubasengeramo yambaye iyo mini, akabona arisanga, akabona mumuhaye urukundo, shana ukuri niyo yaba yaratarakizwa neza, ejo azagaruka, ejo bundi agaruke, ukwezi kumwe kujya gushira yamini yarayishyize hasi, amezi 2 akaba agiye kwigira umubatizo. Ni ukuri ugasanga umwana yisanze mu idini. Ariko umuntu araje bwa mbere mumeze gutya, igikuba cyacitse, noneho tugamba Mana. Guys, ndi umurokore. Impamvu ndi kuvuga ibi ndabizi, ndi umurokore. Ariko ubu nacitse kujya hari amatorero nagiye ndeka kujyamo kubera iki, najyaga nifitiye udusatsi ngo hano watengaga poroduwe, kandi ngo ntibyemewe, ni icyaha, ugomba kuguma uri natirere. Ariko ninde uri natirere ubaho? Ninde muntu uri natirere ubaho koko? Tuganiriye tubwizanyije ukuri. Nshobora kuba mfite umusatsi wa natirere pe, ariko natirere ni iki? Ni ikintu utaragiye ikintu na kimwe uhinduraho. Uko Imana yakiguye akaba ariko kikiri. Ariko n'ubundi ujya kuwogoshesha, ushyiramo agakanta kugira ngo ube umukara, ushyiramo agaporoduwe gake kugira ngo worohe, nunyuzamo igisokozo kigende. Ibyo rero byose ni kimwe n'uko nshaka nashyiraho uyu muremure, ni kimwe y'uko nshaka none se kuki nisiga karuja revere ku munwa bikaba ikibazo, kandi wowe ugashyira utuvuta ku munwa kugira umuntu utumagara. Ariko ugacira umuntu urubanza ngo umuntu ntari natirere. Natirere ni iki? Muze muri comment munyomoze.